ndamudihaga yibeshya akambwejura ngo erega buriya iyo wabyaye umwana uje kugaragara umwana ari uko amaze gukura iyo oya si iyo mpamvu nashakishije ahantu hose nakureba njye nari nzanye indezo byanyine bitewe n'ukuntu Oliva yambwiye indezo nayishubijeyo iya n'imbabazi indezo yari kuko na musaza mwatandukanye ariyemo kubera iki kubyarirwa n'umuntu udafite gahunda njye nibyo njya mbabwira umusore ni w'ikibungo murahuye murabyarana aragenda asubira iwabo umushakishe umubure usanga ugiye gusubira iwanyu na yanda y'amezi 9 cyangwa 7 nta sume nta mutaka ntaki wumva ukuntu bitesha umuntu urazi ukuntu byonyine yankunze naramuhetse ndamuterura aransekera ariko amaraso ni amaraso natayifoto ariko se wa mugabo komora ngunyuraho uri kwibaza ibibazo byinshi ibyo bimeze bitera Mfite ikibazo rwose. ufite ikihe kibazo se Nyine numva madamu yanyirwa cinyuma ngo nagunira akabariro neza. uraho utari wamenya ibanga Irihe muganga gakondo mutabazi arahari ngo agufashe ku kibazo cyawe ngo akorera hehe? akorera mu karere ka Rwamagana ngo rwose ndamushaka rwose ntago mbyara afite inyatsi rumva cyane kongera ubugaburo nawe akemura ibibazo nk'ibyo ngibyo arabikemura yego tega amatwi wumve hehehehe waba ukorera amafaranga agaca mu myanya y'intoki waba ufite inyatsi waba warananiwe gutera akabariro waba waribwa ukaba ushaka kugaruza ibyawe mu gihe gitoya waba ufite umugore akaba ataraciye imyeyo yarabuze amavangingo ufite n'ibindi bibazo bitandukanye bigendanye n'ubuzima bwiwe waba ufite indwara zitandukanye harimo nka diyabete umuvuduko w'amaraso ndetse nk'izindi ubu muganga gakondo mutabazi yageze nk'igisubizo muganga gakondo mutabazi akorera hano mu karere ka Rwamagana abandi busobanuro mwamuhamagara kuri nomero zikurikira 78988 muganga gakondo mutabazi igisubizo ku buzima bwanyu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of course, KIGALI news n'itano ndacyari ndetse n'abana n'abanyeshuri byose nitanditse n'imitima kwa mukurikirana neza ko mumeze neza Abanyarwanda mwese ngabo z'Urwanda mwese abari mu bihugu bigiye bitandukanye ndabasuhuje Canada, Oman, Saudi Arabia ndetse na United States nizere ko mumeze babintu ngwahindutse uzagira inama abantu ngakabunga mukaba bakababyeyi ngabariyo ahantu hose ngabariyo umuntu akibaza agira inama abantu gute kandi nawe urumva kiri umukobwa ataramenya abagwana babeshya bava nese ni ngombwa ko umuntu akugira inama ngo nuko ari umugore cyangwa umugabo yatuma bavanga abantu ngo abantu bakuru urumva ngo nibo baba bafite ibitekerezo ngo bizima ngo kandi byo kandi bazwa n'abana b'iki urakuze birenze bigeze mu myaka na 40 mirongo ine nayo ariko nanone ntabwo ndi umwana wayoberwa ngo iki ni ukuri cyangwa iki ni ikinyoma ariko nabonye muri no minsi abantu benshi bahindutse abasesenguzi ariko none ugasanga abana bakiri bato mu myaka 15 20 nibo banyabwenge bari mu cyane umeze neza nawe meze neza cyane ari umukazi wicaye hano bagira hica Baba swambwa tsaka manaya rwose hari umuntu wanyitse nimero zawe arashaka zabo giganiro gukamuza no Oliva narabikoze kiganiro nakibonye Oliva ati uraza kujya inama gute cyangwa abanye bagutumye gute kare kose mwita nkabyara umusaza wawe we ntiyohereje isume ntabwo azi umwana aravuza kuri iyo mwana n'uwanjye nta panzi none se muri Oliva agiye kubarega batangira kwirirwa bavuga niyo mpamvu nanjye naje hanga twakoze ikiganiro cyagiye kugira ngo nze nahanga umva njyewe nanamudihaga yibeshya akambwejura ngo erega buriya iyo wabyaye umwana uje kugaragara umwana ari uko amaze gukura iyo oya si iyo mpamvu nashakishije ahantu hose nakureba njye nari nzanye indezo byanyine bitewe n'ukuntu Oliva yambwiye indezo nayishubijeyo iya n'imbabazi indezo yari kuko na musaza mwatandukanye musaza wese ubundi abari hehe ku buryo umwana n'indangana kuri yataza
umusaza wanjye bari mu mirimo myinshi byonyine nawe ninjye byonyine niyiziye ndetse n'umugabo wanjye imirimo se tuma amenya gahunda y'umwana we n'imirimo nyabaki yaranyeje arambwira ati ahangaha muri aka gace niho Olive aba genda uramubona Olive ndamubona ndetse n'umwana we biraza kugushaka nureba nabi ahubwo ntabwo izo ndezo none ahangaha oya Olive rero yashubije nta ndezo nari kumwe nese ntiyamaye imbabazi ariko yarakaye ubwo uwo mugabo ati nawe wararangaye umwana yaravutse umwana yarakuze umwana ageze amagingo aya ngaya ngo wohereje intumwa waziyiziye se akanavugana na sawa Olive na mama we bakaganira bakamureba kohereza ati ariko Vava reka nkubwire Olive ufite yenda urugero ufite umusheri urakundanye umuryango n'umuzi famiye n'imuzi imubona ku mashusho nkuko nabibwiye ejo nambwiye ati Olive ntabwo yaravuze ati ntabwo ari uwanjye ara kugira ngo abanze avuke ariko basa no mu byo batangaza ariko yaje gusanga basase ariko ngiye bitewe turasa ni famille ni foto sana yaje turavuka asa na se azasa na nyirasenge cyane rwose Olive ngewe ntacyo namuvugaho umwana amaze gukura murahingutse muraje ngo muje kumureba nimugende nyine muzana indezo nimumara kuzana indezo hanyuma agire gute abategeke no guhurira kuri social media ngo umwana ngo ni uwacu ngo twamenye ko umwana ari uwacu ngo turasa abantu se ntibasiye burava nanayizanye indezo yayemera uburyo namubonye musaza wazaba ari wiyizana gutuma kubera iki musaza wanjye ngo ni wabo bamutumye wowe ni iwacu bantumye musaza wanjye we nandi byarazi ko batizi baziyizire nabo nyine nk'abantu bakuru cyangwa no musaza wawe erega baranashaje bashaje mu mutwe ko kibaje wabinyina kugira ubu ahantu mba naturutse ugura hazi ngendo nkoresha byonyine nararize ndavuga ati man ubu baziyizire rero nabo ntabwo bagutuma umuntu w'umwana nabo baziyizire njye ni ngomba kubagiraho hasi muramutse mumva ngo n'umwana wawe ugasanga atari n'uwawe ni uwacu pe ni uwacu ni foto bapimye byo neza ni uko yayinyimye njye nari kujya kuyipimisha ariko ni foto gusa abantu akumva tuna kumurusha kuma n'ingasire ugiye hariya uraryanira umuntu muronganiraho numuzi muzi bizavamo muzi ingaruka bizivamo ahubwo mbona abana ari bo babirenganira abana babirenganiramo ariko njyewe Olive ndamushimira kuko aka kanya abantu babyara abana bakabarera ni bakeya nawe nuko wenda afite ababyeyi afite amikoro ariko usanga uyu mujyi hari abawusariyemo kubera iki kubyarirwa n'umuntu udafite gahunda njye nibyo njya mbabwira umusore ni w'ikibungo murahuye murabyarana aragenda asubira iwabo umushakishe umubure usanga ugiye gusubira iwanyu na yanda y'amezi 9 cyangwa 7 nta sume nta mutaka ntaki wumva ukuntu bitesha umutwe ariko noneho haruguru oya namwe mugomba kumva erega sinari naje ku kiganiro ndi gukina nari mbabaye nuko natashye nagisubiza mfite ariko umwana wanzwe no kuzi oya ntabwo twamwanze ahubwo riva nje ntabwo twigeze tumwanga ahubwo nyine musaza wanjye Imana byonyine naratashye twenda kurwana yenze kurwana mbwati n'ikindi gihe yabanye ibiganiro mwakoze yarabibonye ararya ngo sijwe ngo bya biganiro ngo mwakoze ngo buriya ngura mukobwa mukuramba bazagwa ndambwa ngo byose si wabiteye byose kugira ngo bibe ngende nukirwa imbere ya kamera iyo Olive Meresi Nyarwanda si wowe wabiteye yaranutse ariko nendaga kumukubita mbwati n'ikindi gihe ntuzanagaza kuko nayo nababaye ariko urazi kuza imbere ya kamera ugataha nta gisubizo niba muha makuru ngo ngewe uramwana kana kafite n'uwanjye muzaze niwe erega musaza wanyine wabibabwiye narakubwiye ngo na Olive nasanga amubona kuri telefone amutwereka akavuga ati dore sheri wanjye none se ukavuga ko ari sheri w'ubundi kandi akabyara ntahagira akabyara ntazane imyenda y'umwana isume gute umva Vava mana yanjye ubu narababaye nabuze Imana yazamabarira Olive agatanga imbabazi namushimira natanga n'ingezo rwose umwana nuwe rero nta kintu mwaza mumubaza n'ubwo ariko afite n'umuryango umukuru ari uruhinja none se niba yarateye inda akatubwira ati njye nateye inda ntimenye igihe yatereye inda simenye igihe Olive yabyariye nkazumva ngo Olive yarabyaye nkashakisha ahantu ari nkaza kumushaka Olive akambwira ati wese naho nkuzi nkaseba byonyine yarantutse ndavuga ngo ugombaga guseba nyine kuko atarakuze naraseze byarambabaje rero nkawe
muraziranye ndi kumva uri kuvuga ngo Oliva ntago wamurenganya kuko ntago wamurenganya erega turabana nanjye Oliva ndamwumva nanjye ndamwumva ibitewe n'ibyamubaye ese aratwise arabyaye arareze umwana yarambwiye ngo ageze yaravuze ngo yari afite amezi 9 umwana yari mukuru atazi se atazi nde ndamwumva nyine wose niwe uri mu ikosa ubundi ise niwe uri mu ikosa yakagombye yaza kureba rero ikosa arimo nk'umuryango wacu twagombaga kurikosa nuko bitakunze rero ahubwo ndacyagerageza ndacyarwana kugira ngo iryo kosa rizakosora ntimwarikosoye rero nzarikosora byanga byakundanye nzagira ahatagerwa ngende ndikosora ariko se umwana naza bikigaragara batishangaza garikosora baguri urazi ukuntu byonyine yankunze naramuhetse ndamuterura aransekera ariko amaraso ni amaraso nataye ifoto ni ya mama we aransekera arambwira akazajya avuga ngo dada kwakunda abana bavuga dada yishimye namuhetse ariko mama byonyine ukuntu yandiraga nk'ikimbwa ihaze wanamugana w'Abanyarwanda bajya bavuga ngo ikimbwa ihaze aranuka aranyandagaza mana yanjye natashye ndi kurira muza agahinda natahanye ntabwo yari kubura kugutuka nyine kuko ntigeze abona nuhinguka kwa muganga none murabungurutse muraje nje ndabungutse ngomba kugera kwa Oliva mana yanjye Oliva nzongera mpure nawe nashaka umujinya arawufite ariko igihe kizagera umujinya ugabanuka Oliva rero niba uri kunyumva niba uri kumbona mana ongera ugire ikigongwe nkuko wabikubwiraga kuva kera rwose gira ikigongwe umuryango ukunda uwo mwana noneho narageze imbere kamafoto baravuga ngo mbega twakunda na sekuru noneho barishima baravuga ati mbega umwana usa none baravuga ngo mbega umwana usa nkawe kuko turasa n'umwana turasa nabonye harimo isura yawe ntabwo byoroshye cyakoze mwabagabo mutera inda mutabashije mubyara inda mutabashije kurera urumva yewe abahungu nashaka namwe bakobwa mupfa kujya ku bitaro by'abagabo mukagarama ingaruka zizavamo ariko nanone umwana wo muri ubwo buzima aba umwana ukomeye nanjye niyo mpamvu ngomba kugerwa adaheruka kugira ngo mbonane na Oliva tuzongera tubonane mubwire ati Oliva ongera ugire ikigongwe ubabarire ongera ubabarire kandi Oliva azabikora nzarwana paka ngeze ahantu azanuka mbyihangane nkuko yanditse n'ubundi nkatahana igisi abantu bakambwira ngo ese juwoye birabi buryo iyo wiherera kiriya gikunga hoya nkavuga ngo hoya ntabwo nakiyihura kiriya gikunga kiduhekeye umwana kiduhekeye banamututsa ni mu kiduhekeye ntabwo impamvu zamuka